iyi nkuru Jean Pierre niwe wayizanye mu karere ka Nyagatare kuvuga ko animateri n'abarimu ngo barakekwaho gukopeza abanyeshuri ikizamini cya leta hifashishijwe njye wayizanye ko isoko y'amakuru ni wowe. Yes, mu karere ka Nyagatare rero yidusomere ubwo nanjye ndivuze ngo Nyagatare animateri n'abarimu bakekwaho gukopeza abanyeshuri ikizamini cya leta bifashije AI Nyagatare. Ubwo biravuga ko ngo mu karere ka Nyagatare haravuga inkuru y'uburiganya bukomeye bwakozwe mu kizamini cya leta aho bamwe mu banyeshuri n'abarimu bakekwaho gukoresha ikoranabuhanga rya AI cyangwa se artificial intelligence mu gutanga ibisubizo by'ibizamini bya leta. Amakuru avuga ko ku wa 4 tariki 16 Nyakanga 2026 umunyeshuri wigaga mu mwaka wa gatandatu mu ishami rya MCB muri groupe scolaire Rukomo TTC mu murenge wa Rukomo yafatiwe mu kizamini TSS. Yes, ni TTC nyine mu Gifaransa. Ngo ya ntago ari mu barimu. TSS ni mu barimu. TSS ni mu barimu. Barimu nyine TTC. Ni TSS. Ntago ari TTC. Yafatiwe mu kizamini cya chemistry akekwaho gukoresha uburyo butemewe bwo kubona ibisubizo. Nyuma yo gufatwa ngo uyu munyeshuri yatanze amakuru yatumye hatangira iperereza ryimbitse aho yavuze ko ibisubizo yabonaga yabyoherezwagaho cyangwa byoherezwaga na animateri muri école secondaire Rukomo cyangwa cyo bita Sopem. Amakuru akomeza avuga ko uwo animateri yahise afatwa ndetse acumbikirwa kuri station ya polisi ya Nyagatare mu gihe iperereza ryakomezaga. Ibyavuye mu iperereza ry'ibanze byagaragaje ko hari umugambi wacuzwe n'abantu batandukanye barimo bamwe mu barimu wo gufasha abanyeshuri gukopera ibizamini bya leta. Biravugwa ko bamwe mu banyeshuri bashyiraho amafaranga kugira ngo bahabwe ibisubizo, nubwo aya makuru ataremezwa n'inzego zibishinzwe. Nk'uko amakuru akomeza bivuga, habaye umukwabo wafatiwemo telefone nyinshi zari zinjijwe mu byumba by'ibizamini mu buryo bw'amayeri atandukanye. Hari abakekwaho kuzikoresha abahungu bazirikaga ku maboko, abakobwa bakazihisha muri Cotex. Bivugwa ko izo telefone zose zabaga zifite internet kandi abanyeshuri bamwe bari mu matsinda yo ku mbuga nkoranyambaga bahuriramo n'abakekwaho kubaha ibisubizo. Uburyo bwakoreshwaga ngo bwari ugufotora ibizamini bikimara gutangwaho byakorerwaga. Amafoto akorerwa ku bantu bari hanze bakifashisha AI mu gushaka ibisubizo hanyuma bikoherezwa ku banyeshuri. Mu makuru dukesha umunyamakuru turi kumwe Sam Kabera avuga ko hari abarimu babiri bamaze gutoroka. Kugeza ubu polisi n'izindi nzego zibireba ntiziratanga ku mugaragaro iby'iki kibazo cyangwa umwanzuro w'iperereza ririmo gukorwa. Iyi nkuru tukazakomeza kuyikiriza mu gihe nibyo ngibyo. Yego. Ko wabaye umurezi niho ukeshwe iyi nkuru. Ko Sam yabaye umurezi ubundi umunyeshuri wambaye uniforme kuriya yaza n'iki gukopera koko. Rero ko karuvati imeze ipantaro ntagatebeje. Umunyeshuri wanga bayigaragaza. Iyi nkuru ikinyamakuru cyayanditse niwe gikesha. Ubundi duhe idonido iyi nkuru gahunda zimeze. Ibi dukurikiye bave mu gihirahiro imeze. Ibi byabaye ku wa 4 w'icyumweru gishize. Byari ku itariki ejo nandi mumbaza Brandon ni ku wa 4 w'icyumweru gishize byari tariki 16. Ejo nandi mumubaza birabanza biranga. Ariko ageze harabimbwira. Burya mumubaza ry'amatariki ni inkuru nari ndimo nkurikirana. Umuntu numwe mu barimu bari barimo gukoresha ibizamini. Yarabanje anyoherereza iriya foto. Arambwira ati ifoto buyibitse. Ndaza kukubwira ibyayo nyuma. Bura hari igihe mubona turi nko mu kiganiro ukabona ndimo ndagenda nsa n'umuntu uranga ariko burya ntabwo mba ndangaye. Uri gukusanya amakuru.
mu minsi yashize ubwo ndasubira inyuma gato hari indi poste nigeze gukora ya case yagaragaye mu kigo cy'ishuri kan Kigali ubwo nabyo wenda reka se n'ureba ko nabona poste yaho vuba nahita nyibona ya kan Kigali iranyura ko mpita nyibona iyo poste nyikoze hari bamwe bo bafite aho bahurira n'uburezi bagiye bambwira ko ibyo bintu kuba ndi kubishyira hanze bitari mu kuba donc banyerekaga yuko donc yengiye Nyarugenge examination center GS kan Kigali ati nkuko byari byatanzweho umurongo mbere y'ikizamini cya mu gitondo abakandida bose bibukijwe amabwiriza by'umwihariko babuza telefone kuri center ariko umukandida ubundi turimo gupfa ngo amazina ko nayashyize hanze na ntuza na reg number zabo ni reg number ni reg number ni index number niko babyita hari reg number nizo muri kaminuza nizo muri kaminuza bayizishyiraho ngo imvigileta yamufatanye telefone muri room ari kwikoresha mu gukopera ikizamini cya applied chemistry yifashije AI Gemini nyuma yo kwifata uyu mukandida afatanyije na mugenzi we witwa nawe baramuvuga bagashyiraho nawe ntuza index number ye bashatse kuyambura imvigileta ku ngufu baramurwanya bigera naho bamuciraho ishati bamwambika ubusa bombi bakoze statement bemera ibyo bakoze ndetse na telefone zabo na telefone yabitswe muri strong room invigileta yaje kugobokwa na bagenzi be ndetse na polisi ku bufatanye na Didi ubwo n'ushinzwe uburezi kuri w'akarere abo bakandida bombi bari mu maboko ya polisi bavuga ko bafungiye kuri station ya Rwezamenya hari niba ntibeshye uri kubyumva ibyo nkimara kubitangaza nyine niho nkubwira ikibazo cyari kibaye ngewe wagaragaje ngo amazina yabo imyirondoro yabo buretse ko ngiye numvaga yuko nta n'ikibazo kibirimo kuko mubo twabanje kubivugana barambwiye bati izi index number reka tuzishyira ahantu tuzibike bizarangira n'ubundi aba bana amanota yabo asohowe banatsinze cyane ari kubyumva kuko hari n'indi case yabaye mu mwaka washize mu ntara y'amajyepfo mu karere ka Muhanga nabwo abanyeshuri bavuga yuko bakopeye harimo bamwe mu twaganiriye haza gufatwa umwe abari uza kuba penalize arabihanirwa ariko baza no kugaragaza statement yagaragazaga yuko bagiye bakopera hifashishijwe telefone ndetse no kugira ngo babahe ibyo bizamini hari amafaranga yagiye atangwa kandi ayo mafaranga yari yagiye anyuzwa kuri za mobile money za bamwe mu bari barimo kubaha ibyo bizamini ariko ibyo birarangira gutyo ku munsi rero w'ejo nibwo hahise haboneka ino nkuru yo mu karere ka Nyagatare kuri rashuri rya GS Rukomo TSS umuntu arabimbwira amukimara kumbwira ati biki ifoto narayibitse koko nyuma za kumbwira uko byagiye bigenda hafunguwe amagrupe WhatsApp hari bamwe rwose banagiye bampa amakuru n'abashimire nyuma yuko yishyizwe hanze barambwira batahubwa ibyo ngibyo uri kumenya ni biki bakagenda bambwira ibigo bimwe mu byo dusanzwe tunazi binakomeye birimo za Kayonza Modani birimo za GS Gahini uri kubyumva bakambwira bati hari na case yabaye kuri TTC Nyamata uri kubyumva nabwo bafatanye umukandida telefone muri room ariko bivuga ko yakemuriwe inbox donc bo ntabwo bari gushaka ko ibi bintu cyane bijya hanze bimenyekana ariko abantu babizi bari kuri site ya Nyamata iyo case barayizi ko ibyo bibazo byahakemuriwe bikaba byararangiye ntabwo twabimenye rwose babyumve ntabwo twabimenye kandi uri kubivuga ntabwo twabimenye cyangwa arabyo nyira biceceka ntabwo twabimenye
ibyo ndi kuvuga ntabwo twabimenye none se Sudi televiziyo ntayikuyeho n'ubu nanjye ndi kubivuga ntabwo twabimenye ariko babimenye n'ubu ngubu hari umuntu wambwiye ati kuri GS Rubavu ya mbere naho izo kesi zarabaye ambwira site ngo ya Kanembwe ya mbere na Kanembwe ya kabiri ati izo site ati nizo mfite amakuru byizewe atari ko day schools ubwo baba ndi biga bataha ati hafi ya zose nibyo zikora gusa ubwo arimo kuvuga inyene bijyanye no gukopera nawe ikintu kirimo aha ngaha umuntu yanavuga ko kinateye n'inkeke sitwe twavugaga ibijyanye n'ikoranabuhanga uko ikoranabuhanga ririmo kugenda riza ririmo kugenda rishaka hari kuturusha imbaraga aya ntago ari nibyo ndi kuvuga nyine uburyo bwa management y'ibizamini uko byakorwaga mu mwaka w'ibihumbi 2000 barashaka kugira ngo bakomeze abariko biba bimeze ariko uyu munsi siko byakagombye kuba bimeze muri iriya shuri muri aho bakoreraga barasatse bakuramo telefone nyinshi ibaze wumvise uburyo amayeri bagendaga bakoresha kugira ngo bazinjirane yego bamwe bazikubise muri pad abakobwa abahungu bambaye ngo ishati ndende ubwo yafataga akayizirikira nka hano uri kubyumva mu gusakura bizi bikorera ku mifuka gusa amaboko gutya gusa bakikorera ku mifuka wagiye ubibona urabyibuka uko tukajya mu bizamini dusutswe ariko nanone bageze muri room harimo bari kuzikoresha bari muri room harimo ngo abazisize muri toilette uri kubyumva kubera yuko azi yuko hari ibiri gukorerwa hanze bakabohereza ibisubizo buri kanya barimo gusaba uruhusa bajya kuri toilette kujya kureba ibisubizo uri kubyumva cyane nibyo bari gukora harimo nabagiye bajya mu bizamini babanje kujya gukodesha amatelefone kuko harimo umwe twavuganaga rwose ambwira ati ngewe nzi abana babanje kujya gukodesha amatelefone babaga badafite smartphone akajya kuyikodesha bagiye bazikodesha bamwe mu bajyana mu buzima abunzi abantu batandukanye ufite umubyeyi we akamubwira ati mubyeyi mbabarira umfashe untize telefone nikiranire n'ubuswa uri kubyumva ibi bintu bigenda bikorwa ariko ukibaza ngo nukubera iki ibi bintu bitarimo gutangazwa iki kintu ni icyorezo Jean Pierre ni icyorezo isaka nkwibarize gato ibizamini bisohoka byamaze gufungurwa uko byakorwaga aha ngaha habaga harimo ababishinzwe kubisiriveya yabaga ari imitaci n'abo bantu bari hanze akimara kugifungura agifite agahita afotora pa akabayohereje ese ko ibizamini mu gihugu bitangirira amasaha amwe nyine nibyo ndikubwira byarafungurwaga akabara foto vuba akabayoherereje wa muntu ugomba gukora akatangira akajya kuri inuza kuri AI agashaka ibihereza ikindi gikopi cy'ibisubizo uyihi foto ikaguha ibisubizo ibyo bya AI by'ukuntu uyikoresha byo ndi kubyumva gusa icyo numva ibizamini akenshi iyo byinjira mu mashuri bigiye gukorerwa bigafungurwa nyine bigafungurwa ku masaha amwe ko bajya basivura bamara gusivura bagahita batangira kubihereza abanyeshuri kandi abanyeshuri bose bari mwe imbere muri room rero se umuntu wamuhaye igisubizo akimuha gute kandi yamaze kwinjira mu kizamini akimuha gute kandi bo binjemo bafite ahantu bari tayari standby telefone zabo zifite internet aragifotora gatabona ahubwo we aragifotora akacyohereza ugikora wumvise ko bari barakoze amagroupe bahuriramo bagahita babizohereza barishyuraga 70,000 utayafite bavuga yuko hari bamwe ari nabyo wenda inzego zizaperereza hanajemo na ruswa y'igitsina udafite ayo mafaranga niba ari umwana w'umukobwa bakamubwira bati urajya Ingarama uri kubyumva ugiye gutanga ari ikintu cyo kuvuga Sam yego ubundi bintu na shame kuri Nesa kweri no mu rwego rw'uburezi rusange Nesa yiteguye uretse mubwire gatoya urumva buri gihe tubona amafoto abapolisi imodoka zijyanye ibizamini ku masite ibyo turabibona ariko dore ahantu abantu benshi barangariraga iyi bizamini mu gihe cy'ikora ry'ibizamini twaheruka imodoka zigenda ntihagire ukurikirana ngo arebe igikurikiraho mu gihe cy'ikorwa ry'ibizamini tukagira ngo baba polisi bagiye baherekeje bya bizamini na ya Nesa za modoka zanditseho
tukavuga tutiganze bikunze bari abantu bari buze kuguma hafi aho ngaho nta kibazo gishobora kuza kubamo ntago mbureminga polisi oya polisi angana ko n'ubundi ntago buriya umwana kugira ngo agende umutekano oya nigiye kuri site nigiye kuri site abapolisi baba barinze icyo bita strong room ni hahandi bizamini biba bibitse ikibazo gihariyo ni iki ngiki giteye n'agahinda ibyo nakubwiye twaje tuganira kare twajyaga twiga tukajya kubona tukabona umuntu utazi wabonaga no kwisobanura imbere y'umwarimu bimugoye aje ari wahawe mate physique kwiga mate physique umuntu wahawe ibintu by'amasiyansi niwe babihaye ariko avuga uti reka gere nzaye babasanga imibare yigize hejuru yoroha ntawe wamenya mu byo byane no bisubizaro none tukabona bimwe muri bigo bikomeye buri gihe byo byatsindishije neza kandi cyane rero mubwiza ukuri buri ubona umuntu utanigaga neza ari nabona atsinda utangiye kuvuga ati ariko burya reka najya nituriza ikizamini bigira yacyo bishobora no guca intege umunyeshuri bitewe n'uko abona wa muntu waruzi ubwenge cyane atari nawe watsinze atari wahembwe barana rero ihemba ry'abanyeshuri babaye aba mbere nabyo bazaricukumbure babirebe aho no bagererwa ibigo byiza na za buruse zo kujya hanze na za buruse zijya hanze abantu bazazira buryo abantu bajyayo n'aboherezwayo uzasanga umuntu yibaye atari no ugiyeyo so reka tugaruke uburezi rero ikintu cyo mu bizamini bya leta wumvise ko inzego zemera amakosa ziyakosoza zinakurikirane zikore perezida zicukumbuye ziri gushyira imbaraga mu gucecekesha abantu babishyize hanze nicyo kibazo gihari cyane nibyo nari ndimo nkubwira nabonye uburakari bw'abantu bamwe kuri iyo kesi ya Kigali ariko ubu bantu bazafatwa kweli mbona harimo n'uterabwoba ibiki ibintu byinshi cyane uri kubyumva bamwe bati murimo muravangira uburezi ibintu ko bagaragaje abantu bari gutirisha barimo bakopera bakavuga ngo turimo turavangira systeme y'inzego z'ubutabera ngo turimo turabivangira ngo muri kwipanga akazi uri kubyumva ariko ukibaza ni izihe nyungu umunyamakuru yaba afite mu kugaragaza ikibi kiri kuba uribuka ibizamini by'akazi twabivuzeho cyane nabwo havugwa yuko ibizamini by'akazi byatangwaga n'ubundi na REB nabyo bikoperwa abarimu twarafise bavuga turavuga ngo biri gukoperwa baravuga ngo ntabwo biri gukoperwa ngo birarinzwe nyuma haza gusohorwa urutonde rw'abo bavugaga ngo babikopeye uri kubyumva ubwo aho ngaho hari hanajemo kugaragaza yuko nyine byatangajwe mbere byari ukuri uyu munsi abarimu bamwe mu barimu babigizemo uruhare mu kubihagararira bo bari kwitangira ubuhamya bakavuga bati byagenze gutya ibigo bakanabivuga uri kubyumva ubu bazajya gukosora bo bamwe bazanabibona kuko buri ibisubizo bya AI iyo uri umuntu utekereza ibisubizo bya AI urabibona buriya ikintu mvuga twahoze tuvuga ngo ibitabo begera ku bantu bitinze hamwe na bimwe bigoranye ahubwo noneho nakamaramaza niko umurundi yavuze aho noneho gukopera bigiye gusa nkaho ari nk'ikintu cyemewe kuri bamwe ahandi kitemewe uyu yampaye ubutumwa urumva aba mu nzego z'umutekano ntago namuvuga amazina arambwiye ati niyo mpamvu umuntu asigaye aza mu kazi akakubwira ngo yarangije senior 6 wamubaza ikibazo wowe utararenze senior 3 ukumva wapi naho nubwo buryo basigaye bakoresha aravuga ati ntabwo byoroshye uri kubyumva urajya kubona ukabona umuntu afite cya diplome kiriho ibinota byiza cyane ariko wareba ibijyanye n'ibiri ku mpapuro wajya kubihuza n'ibyo utekereza ko yabazi ukabona shwi ibintu bibiri bitandukanye uri kubyumva ari nabyo birimo kugenda bikafekita yagera agiye gukora ikizamini cy'akazi nanone bikongera bikafekita akumva yuko agomba gukora ikizamini cy'akazi nabwo abanje kugikopera akaba ari nacyo kintu nibaza ese nta buryo ibi bizamini byacungwa bikarindwa bijyanye nakubwiraga niba koko byamaze kugaragara yuko bamwe mu babikoresha b'abarimu bafite ubunyangamugayo bwa ntabwo why not batafata rwa rubyiruko navugaga cyane
bakanabanza wenda bakanabaha na session bakabahugura icyumweru ukwezi bakababwira bati turimo kubategurira kuzahagararira ibizamini bya leta mu Rwanda ariko tukajya tumenya ngo ibizamini byakozwe mu mwuka mwiza ariko nanagaruka kuko abari kubivuga bo barimo no kuvuga yuko birimo kuza bituruka cyane kuri pressure ishyirwa kuri bamwe mu bayobozi b'ibigo ngira ngo niba ubyibuka mu itangira ry'uyu mwaka w'amashuri bamwe mu bayobozi b'ibigo by'amashuri bagiye bahindurirwa inshingano bamwe bagirwa abarimu ava kuri director agirwa umwarimu yego biturutse ku kuba ibigo bayobora bidatsindisha uri kubyumva hakaba hari abavuga bati rero bamwe barimo kubishyiramo imbaraga bitewe nuko bashaka kugira ngo batazongera guhura n'icyo gisebo cyo gutsindwa cyane uri kubyumva hagashyirwamo izo mbaraga none byaba birimo guterwa n'icyo kintu iyo pressure iri gushyirwa ku bayobozi b'ibigo akavuga ati nintatsindisha bizatuma mva mu kazi ko kuba directeur oya birashoboka byose buriya rega iyo ubona umugati ba wambaye mugenzi wawe rimwe kabiri gatatu nawe biga muri mayeri buriya nibyo bavanga inyoni biga mayeri n'inyoni zigane ahubwo ikibazo na mayeri ari gukoreshwa kugira ngo directeur bashyire imbaraga mu kongera ubumenyi bw'abanyeshuri bashyira imbaraga mu gucuma imicungire y'abarimu ahubwo barashyira imbaraga mu kwigisha abarimu n'abanyeshuri uburyo bazakopera ibi bintu nabishyize ejo kuri X kugeza ubu yaba Nesa yaba Minedike baryumyeho ntago bari bavuguruza bavuge bati bashatse kuvuga ko makuru bafite amakuru afite ishingiro hariya ntago bakwepa kuko Nesa umuntu abamukubise ifoto irahari aho byabereye harahari iriya foto se bazavuga ko ari AI twayikoze tugendeye kuri kiriya kigo abantu biga bafite abana biga kuri kiriya kigo cyangwa abahiga iriya ni fomo ntabwo bayizi ese koko abari bahari ko hatari hari umuntu umwe yafotorewe mu ishuri urabona n'ibikapu biratuye ntabwo babizi babizi batabimenye uri kubyumva uretse ko wabimpaye kubera mu buryo bwo gukipinga sosi ntabwo namubabwira cyane ariko yari umwe mu bari hariya ku kigo ibi rero birasaba yuko abantu bavugisha ukuri bakareka ibintu byo kuzana politike mu burezi ugasanga barimo kwijundika abantu kubera ko ibintu oya nibareke niba ahubwo ni igisebo ku nzego zimwe bakwiye gushakira igisubizo hamwe aho kugira ngo bite kubaho ko byavuye no kubiro byatangiye so numva rero ibi bintu tuzanabitegurira n'ingingo yabyo nari nanatekereje ko Brandon nabyo tubuze kuganiraho uyu munsi ariko nabyo dushobora kuza kubitekerezaho nashimira abantu bagiye badukurikirana hari uwitwa Habinshuti yatwandikira atubwira ati courage urakoze cyane buri iyo utanze courage aba ari ikintu cyiza cyane iminota twayirengeje ariko naboneraho kubashimira rwose mwagize neza mbifuriza gutangira weekend Brandon we yamaze kuyigeramo yadutangira n'icyo yakintu atubwiye bwa nageze nkaba nicaye hasi nababwira ngo ndabashimira cyane kuba mwemeye ko dufatanya ikiganiro Rwanda nkunda kandi abantu nibo bazajya bumva tuvuga ibi bintu rimwe na rimwe tugashaka kuzanamo no kuvugira hejuru cyane bazajye bumva yuko biri mu mujyo w'ikiganiro n'ikiganiro ikiganiro Rwanda nkunda ni Rwanda nkunda ntabwo rero tuzavuga ngo dukunda u Rwanda turi kubona ibintu nk'ibi ngibi tugaceceka tugashaka kubikikira tugakomeza gutanga amaraporo tuvuga ngo uburezi bw'u Rwanda bugeze ku rwego rushimishije abanyeshuri barimo baratsinda kandi haba hazwi uburyo ibizamini byakozwe ntabwo ibyo ngibyo narababwiye ngo hari igihe gishobora kuzagera wagera nko ku bitaro runaka bakubwira ngo uriya niwe deje wa biriya bitaro ugatinya ugahita utera rivansi ukiruka cyane ndifuza amagendo kubera iki uzi uburyo ni n'umwana wenda ubereye nka nyirarume cyangwa ubereye nyirasenge uzi uburyo yagiye atsindamo akagera aho hantu uri kubyumva kaga kabisa bakakubwira bati iyi ndege mwicayemo uzi ko babanza kukubwira abayitwaye n'ibiki byose pilote
iyi ndege mwicayemo igiye gutwarwa na Jean Pierre gaze usohokamo gabati ndagenda n'amaguru abantu umuntu yinze ejo bundi se uri kubyumva bakakubwira bati no kwiyobora Nyabugogo utabishoboye abaye umupilote umuntu wenda bari nako tsoreza ugahise kaza ngo hari mu gihugu kimwe ngo hari utuntu tujya dukunda kuzenguruka ngo turimo abantu ba George ariko George hari aho usanga ngo asigaye azubwenge ngo binjiye ngo mu ndege bamaze kwinjiramo ngo baricara baragira baravuga bati rero iyi ndege mwicayemo yakozwe n'abanyeshuri ubwo byari ishuri nyine ryo muri icyo gihugu abantu kubera ko iryo shuri ngo bari bariziho yuko ridafite ridatanga ubumenyi buri ku rwego rwo hejuru muri ya mvugo ya Brandine abantu batangira kwisohokera uwari urimo w'umuhanga George ngo agumamo ariyicarira abandi banyura mu idirishya bakamubwira ati se wowe George kutari gusohoka atereka da ati nkimara kumva yuko iyi ndege yakozwe na bariya abanyeshuri ati nahise numva n'ubundi itari bunanyeganyege ngo ihaguruke ati niyo mpamvu nigumiyemo none se ko itari bunahaguruke ubundi mwebwe muragira ubwoba ndabizi neza ntiribuvaha ntiribunanyeganyege nyiri kuyitwara ntawe bumenyi afite bwo kuyiha oya nyiri kuyitwara afite ubumenyi ariko yo aho yakorewe n'ubundi ntago bayiha ubushobozi bwo guhaguruka ntago bayiha ubushobozi bwo kunyeganyega gusa bayakije ngo inanyeganyege wumva yananyeganyega George arabwira ati nta nubwiri bunanyeganyege cyane uri kubyumva so nibyo ngibyo rero igihugu kugira ngo kimere neza nuko kigomba kuba gifite cyubakiye ku burezi yo bwapfe byose yabyaye uri kubyumva so nubwo rero nababwiraga baravuga ngo ararekwa ntashira nabashimiye cyane ndetse nanoboneraho gushimira Ndayizeye Sudi wari ku buhanga bw'ibyuma n'amashusho Brandi wakoze cyane Sam Jean Pierre wakoze asante yego bye bye aho kantu ituga